meza ya ndabaje kubashimira ariko aturirimba nezeho abafasha mu kuza niba bahamagaye mushobora kwiranje mukaza mu buryo bwa fashion siko bimeze ntabwo mugomba muje nkayo musi muje kwe musenga ariko turifuza yuko mugomba kuba fashion beza ukagaragaza imideli yanyu neza kandi tuzabafasha mu buryo bushoboka bwose na RP irabitangaza kandi abyizeye sibyo ntimucike intege kandi courage ku giti cyanjye nabakunze ndaye ibintu by'imideli reka nanjye mbagenere impano yanjye ko bimeze yego Perezida w'ubushakashatsi okay byarangiye Uwingabire arahari Uwingabire ni yirega Hinamuti Kariri Watch talent Yirere is Marie Liganze Marie Josephine. Yes, ashimiriya ndi ntabagaye muri kumwe agafashwa ku buryo impano yabo shining. Turahera ku nk'uko twari twabibatangarije turafata batatu baririmba noneho dufate n'ariya matimu abiri siko bimeze mwasomye itangazo se reka babagezeho rezilita twarebye tubona nta finali yindi ikenewe kuko n'ubundi ni mwebwe bantu nta kindi kizaba cyahindutse ku byo mwatweretse nta bandi muzahora bo hanze ngo nenda tugire finali nta mwebwe twashatse kwihutisha ibintu. Turahera wakane muri abapasinze abatsinze nyine wakane na mutsinda iwacu talent ni umuco talent ahubwo abapasinze bigera imbere abahagaze abatsinda mwebwe mwatsinze sibyo ntabwo muri abakane nuko murabatsinze nyine n'abandi mukopi bo twagiye kuririmbya abaye wa gatatu nyine numva ko mwatsinze tuzavuga wa kabiri Niganze Marie Roseline wa kabiri aba nabo tugiye kuzakorana uwa mbere waririmbye wa mbere kandi mu mashini arabishoboye ninjye muri gukeka ko ari indi reka nyakubahwa muyobozi mu makanya amaze ibibazo umuntu wa mbere uteguye kumubaza kano kanya uri umufasha sibyo kandi wanapasinze uri umudasi ese witeguye gute kwakira umuntu wa mbere uri buze kuba yatsinze umuntu wa mbere uraba watsinze ndahita musanga abanyamubone cyane yego aramuhobera ibintu byishimo undi ngiye kubaza ikindi kibazo yego umuntu wa mbere muri bano bahanzi bari hano imbere
urumva ari imbere. umuntu wa mbere ni uramupeti Diane. Uriya ni Diane nibaha amahirwe. Nyakubahwa muyobozi akiri kote, reka mbasubize umwanya muraza kumakanya mbaze n'ibibazo aba bantu batsinze. tugiye kubona agere kuri studio kandi tugakorana neza tugatera imbere ubushobozi buhari kandi buzaza. Umuntu wa mbere tugiye kuba watangariza amakaro kandi Yewe ntabwo mareba kuko mfite ubwoba. kandi mwese mwabonye ibyatsi sibyo mwese mwatsinze bose mwapasi. Ni ikibuza yuko ushoboye ariko ushobora ari ushobora ku 60%, 80%, akabura igice. Ari wagize 100% ku buryo na ryano utari mwe na cyo cy'amara abura bagikunda. Bo wa mbere ubaririmbyi ni Tubaturutse kandi uri umuhanga mu buhanzi. yego, Uhawe uburenganzira n'ububasha bwo gutangaza uwa mbere. reka mbanze mbashimire. Jewe rero ngiye gutangaza umuntu wa mbere, sibyo? Ni ukuvuga ngo uburireti, sibyo? Namugari burireti, sibyo? Ni ukuvuga ngo umuntu wa mbere niwe muntu wa mbere agirikotse, sibyo? Tugiye kumuzamurira ubushobozi ku rwego rw'abatakekaga, sibyo? Niba abona umwanya wo kuba arimo neza, sibyo? Umuntu rero wa mbere naragenda mvuga gake, sibyo? Jewe nabakumbuze hasigaye abantu uyu n'uyu, sibyo? Jewe nabakumbuze, sibyo? Umuntu wa mbere kuki mutabyakira? Niba ndavuga ngo umuntu wa mbere ndamuvuga ngo yego, sibyo? Umuntu wa mbere mwiteguye kumwakira? N'abasimesi bamwita Yesu Masiya. Yesu Masiya tuyane. Yesu Masiya, Yesu Masiya. Yesu Masiya tuyane. Ijwi ryiza yagaragajwe na Marie Joseline. Imana ibamugisha Yesu Masiya Diane. Ibyishimo byakuzuye ariko reka ndamwakira nawe gatoya. Niba umwakire kameramani umbe hafi ngiye kwakira umuntu wa mbere. Kameramani ba hafi ngiye kwakira umuntu wa mbere, sibyo? Yesu Masiya niwe umuntu wabaye wa mbere, sibyo? Kameramani mwishwe ry'umuyobozi wabigize umwuga kandi udashobora kuzabicogora na gatoya, haba mu bitaramo by'ubukwe, haba mu bitaramo bya IG Records. Ndizera ko ndi umufatanyabikorwa wa IG Records. Ahantu hose ngiye mba numva ko ngomba gukora na IG Records mu biganiro bya Musinga. Niyo naba ndwaye nabwira Imana ngo ibitanda ndwayeho ucitse gatoya gasa kushika rwamwe mu bikorwa bya IG Records, sibyo? Diane umeze neza? Umeze neza. Njyewe nahise muhimba Marina kuko ijwi ryawe ririmo nka Marina kabisa. Diane, confidence wifitiye cyangwa se ubunararibonye, ubushishozi ubugaragaje muri garagaza impano yawe yatangijwe na IG Records. Umuyobozi w'abamwita umuyobozi w'amwita Alex Stone ari kumwe na mugenzi we Franke on beat. Bariya nibo bagiye kukuzamura ubushobozi bushoboka, sibyo? Bagiye kugufasha wowe nibo bita Marie Joseline. Dusangize uburyo wabitekereje n'uburyo wabitekereje. Murakoze.
uburyo nabitekereje kuririmba ntabwo ari ibintu nshakisha nanjye, ni ibintu nanjye biyumva ko bindimo pe, kuko n'ubu ngerageje kuba nabikorera nawe ubwe ambwira ko nshobora kuba nabishobora. So rero nakunze kuririmba kuva nkiri muto, mba muri korali zitandukanye kubera ikibazo cyo gufunga insengero, ntabwo nari mfite aho mbarizwa kuko insengero zacu zifunze, ariko nkunda kuririmba cyane. Ikirenze kuri byo, indirimbo iyo ari yo yose nayisangamo. Indirimbo iyo ari yo yose wayisangamo? Yego, apfa kuba ari inyarwanda. Ni ukuvuga ngo Yesu nashimwe Diane bakwise akazina keza. Yego. Ni ukuvuga ngo ku mugaragaro hagati ya bagenzi bawe ndetse n'abayobozi, ukenera ubutumwa urubyiruko rwa Maison de Jeunes ndetse ugire na message wageza ku bayobozi nk'umujene wayo wa mbere. Yego, murakoze. Ubutumwa nageza ku bayobozi, barakoze cyane kuko ni ijisho ryiza riturebera ahazaza. Ubutumwa nageza ku rubyiruko by'ibanze, ku bantu bitinya, umuntu wese uko yaba ameze kose yumve ko atinyuke, yumve ko ashoboye. Tinyuka urashoboye munyarwanda, tinyuka urashoboye. Diane cyangwa se Yesu nashimwe, uri mu bantu bagaragaye neza kuri stage. Byonyine performance yagaragaraga neza ku buryo nanjye ubwanjye no mu judge nari guhita muhereza amanota. Diane waje neza, wagaragaye neza, waririmbye neza, wambaye neza. Thank you so much for today. Ni nayo mpamvu buriya nuza no guperforminga ahantu hose imyitwarire, hari amanota agenga imyitwarire, sibyo? Umuntu nk'uyu nka Diane yambaye ikiyobyabwenge ntabwo birabanya bishobora, sibyo? Diane, mu minota 2 tugezeho indirimbo imwe gusa, mu minota 2 yawe wumva ko ushoboye, twongere twumve neza niba ryajwi utari wari bimbuza gukora kubushake bwawe Mana, kubushake bwawe ngambirira buri munsi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambiriye ntabari ibyo nkora. Mu buzima bwanjye niyemeje yuko nzagukorera Mana ngeze ku mu minsi nsigaje yo kubaho kwanjye, unshoboze kugukunda ngukiranukire. Umwanzi wanjye ahora mbera, ngateshuka inzira zawe Mana, umutima wanjye wose uzawutwareye. Baby, give me love, oh my dear, my baby bad, my baby good. See you when you treat me, ukunumunda bingora hano. See you when you do to me. You make me calm down. Hey, you make me wanna go back. You make me wanna go back. You make me wanna go back. Tell me not to me that. Yeah, murakoze. kubaha umuyobozi uhagarariye IG Records, panel members, umuyobozi w'ikigo cy'urubyiruko cya Maison de Jeunes wungirije Alexis Store ndetse na mugenzi we Frank on beat. Mw'ijwi ryanjye rya MC ry'uyu munsi ndagira ngo mbanze nshimire uru rubyiruko rwitanze kandi rukagaragaza impano rukitinyuka. Nshimire dance twakoranye neza kandi ku buryo bugaragara. Nshimire DJ watugejejeho ibikorwa byiza by'umuziki bigiye bitandukanye. Nshimire na mugenzi we bafatikanyije
mwishwe byanjye bwite munyemerere uyu mwanya uhereza umuyobozi w'ikigo cy'urubyiruko. Kandi turabishima cyane kuko tugiye kumva tukumva ngo kuri YouTube runaka hari umuntu wari uri hano yafunguye YouTube tukajya tumuforowinga. Erega ubucuruzi n'ahangaha butangirira. Ufunguye channel ya YouTube abantu bari hano bose bakaguforowinga nandi bakaguforowinga winjiza akantu. Kandi nabonye yuko mubishoboye. Hano dufite ibyuma by'ikoranabuhanga. Sinzi iyo mugiye muri ICT Lab icyo muri gukora. Muri kwiyumvira imiziki yego nabyo ni byiza ariko umucuruze muri ko mubonamo n'akantu. Ibyo rero bitunze abantu benshi. Bariya bose ba Sekaganda dukunda kwita Garasiye. Bariya bose ba YouTubers kandi nitwe twirirwa tubareba. Iyo ufunguye ubu mwinjirije. Nawe rero gerageza ufungure bakwinjirize. Sibyo? Shimiye mwese mwitabiriye. Mu izina ry'ikigo cy'urubyiruko imiryango irafunguye. Ku bajene ndetse numva n'igihe mwateguye n'ibitaramo mushaka no kubicuruza twebwe turahari kubaha ibikenewe byose. Turahari. Murana tutikwije se. Dufite sale, dufite amasonorisation, dufite ibintu byose. Kubera iki tutabaha ibyo bintu mukacuruza mukajya mubonamo amafaranga. Twe ntayo dushaka ariko mwebwe dushaka ko mugira amafaranga. Dushimire rero n'abakomediye rwose batwereza utuntu twiza kandi courage. Nubwo bitari biri muri gahunda ariko ibyo ari byose byagaragaye yuko mushoboye kandi mwashobora. Tubabwira tuti mugire ibihe byiza. Nabona ukuntu mwikaraga hano kavuga nti wow c'est bien. Sibyo? Hanze hari icyonyi cyitwa ikiyobyabwenge byabimbabaje cyane. Ejo mpuye n'umujene wari uri kwikaraga hano mbona afite mu nda 0 nkabona no yagize baro. Igihe cyo gutwita kizaza kandi pe kigende neza nta n'ikibazo udutumire tugutwerere tuguha amafaranga. Ariko ubu turi hano turebererwa n'ababyeyi, turebererwa n'abarezi. Nkuko muri hano igihe wumva uri tayari utwereke sheri wawe tuze tugushyingire ibintu bigende neza. Ariko abasore ntibakakwigireho uburimiro. Sibyo baje? Ndabemera cyane. Nanavuga nti muri promotion zose zanyuze hano. Iyi promotion ndayikunda cyane. Nkunda ukuntu mushyira hamwe iyo murangije muragaruka. Nagiye mbona mwe bagiye bagaruka bavuga bati iki gikorwa ntabwo twagitangwaho ni na byiza kandi munavuye hano izi groupe zanyu zigakomereza hanze. Mu izina ry'umuyobozi w'ikigo cy'urubyiruko igitaramo cyari giteraniye hano turakirangije twihanganye. Dushimira Deo umunyamakuru aritanga cyane buri gihe abari hano kandi ashaka ko urubyiruko mwinjiza mugira akantu mushyira ku mufuka. Sibyo? Chef turabashimiye cyane. N'ikindi gihe muzadukenera muzatubwire nta ngorane nta kugorana birimo. Murakoze cyane Imana ibahomugisha. Ikaze kuri Gakondo Royal Empire. Muri kano kanya tukaba turi kumwe n'umutumirwa akaba ari we watsinze wa mbere muri gahunda yagaragaza impano yawe. Aratangira twibwira atubwire nimva mutima ziwe. Yego murakoze. Amazina yanjye nitwa Isashimwe Diane. Nkaba ndi umwe mu batsinze mu marushanwa yo kuririmba. Nkaba nkunda kuririmba cyane
nkaba nabikoze mu buryo bwo gupima amahirwe bikaba byampiriye nkaba nabonetse ku mwanya wa mbere ngo murakoze. Intego yawe ni iyihe nyuma yo gutsinda? Intego yanjye nyuma yo gutsinda ni ukugera kure cyane nkava ku rwego rumwe nkajya ku rundi ku buryo biramutse bibaye ngombwa nava ku rwego rw'igihugu nkagera ku rwego rw'isi. Murakoze. Icyo cyizere ugikura hehe? Icyizere ngikura mu byo niyumvamo kuko kuba mbikora ntabwo ari ibintu kopi ahandi cyangwa se ndebera ku bandi, ni ibintu niyumvamo ko bindimo neza indani, ntabwo ari ibintu nshakisha. Murakoze. Urakoze cyane kubw'umwanya wawe duhaye kandi tukwifurije ishya n'ihirwe. Yego namwe murakoze cyane. Turakubonye hano uri mu bateye inkunga kugira ngo ubuzima Urakoze cyane umufatanyabikorwa w'Akarere ka Nyamasheke kuzamura impano zakurikirana mu Karere ka Nyamasheke yatangije irushanwa ryitwa Garagaza Impano Yawe rigamije kuzamura izo mpano zakurikirana. Hanyuma uyu munsi wageze ku ntego? Uyu munsi wageze ku ntego kwitangiza mu Karere ka Nyamasheke mu impano zimeze neza zishobora kuzatanga icyizere z'iwacu Nyamasheke zifite agaciro kandi no ku kigo cy'urubyiruko ndetse n'akarere. Studio yawe ikorera he? Studio yanjye iherereye mu Karere ka Nyamasheke, ikorera kuri site y'ubucuruzi aho Buhinga. Nicyo wabwira umuntu utageze hano ufite impano cyangwa utari ku kigo cy'urubyiruko? Umuntu icyo nabwira umuntu utageze ku kigo cy'urubyiruko ni uko amahirwe agihari tugaragaza impano. Turateganya yuko tuzayitegura no ku rwego rw'akarere, amahirwe aracyahari, ariko kuva atageze aha ngaha yahomba byinshi cyane, ariko icyizere cyacyari ko nawe azayitabira impano yawe. Ubutumwa wagenera urubyiruko muri rusange cyane cyane abafite impano? Ubutumwa nagenera urubyiruko ni ukutitinya n'iki gikorwa cyagaragaza impano yawe bakacyitabira, kuko niho tuzabona za mpano zikomeye, kandi IG Record irahari kuborohereza kugira ngo batazagorwa no gukora indirimbo. Murakoze cyane. Murakoze cyane.